Apostle Peter Kamuzinzi abakorana n'itorero rya Faith Center mu Rwanda no muri Uganda. Nshimiye Imana kubw'akanya tubonye bwo kugira icyo tuvuga imbere y'urubyiruko n'abakozi b'Imana bageze hejuru nabo bafite ibyo bamaze gukora. Nshimiye abambanjirije bagiye bavuga ku bintu bitandukanye. Ngiye ikibazo cyanjye kirabaza ngo se itorero ririho muri iki gihe muri iyi myaka rimeze nk'ibyo twari turimo tugitangira? Urumva ni nkako bijyanye. Rero yewe nakijijwe muri 79 ariko ntangira guhereza muri 82 ubwo nkomereza aho ngaho. Urumva yewe ntabwo natinze muri za teoloji, ntabwo natinze mu mashuri, ntabwo nakijijwe kera cyane. Ariko icyo nzi cyo Imana yarampamagaye, impamagara muri iyo myaka. Ngira ikibazo mfuje umugore kandi maze guhamagarwa ansigira abana bato cyane y'imyaka 5, 3, 1. Nuko niko byagenze. Ariko nshima Imana kuko muri icyo kigeragezo nahuye nacyo kandi maze guhamagarwa, kandi mpamagariwe mu mwanya urimo abasinzi abakene cyane, aho hantu byari bikomeye. Rero itorero Imana yaduhamagaye turi ku rwego twasanzeho abandi, dukora umurimo w'Imana dukurikije abo twasanze. Ariko noneho nagiye nzamuka imyaka 10 nta mugore kandi mfite umuhamagaro, kandi Imana inkura no mu kazi, irampamagara inkura mu murimo. Umurimo nakoraga wari umurimo wo kudoda imashini. Nakoze imirimo myinshi, urabona mfite imyaka 82. Nakoze imirimo myinshi cyane, ariko ijya guhamagarwa nashoreje ku mashini yo kudoda imyenda. Rero nari mfite abana bato, hari ubukene bwinshi. Ibyo byose mpagarara mu kwizera Imana. Yewe natwaye ikintu cyo kwizera Imana. Imbuto yo kwizera niyo yabaye muri iki. Icya kabiri, nari umuntu w'umusinzi. Narwaniraga intambara zanjye n'ibibazo byanjye bikakemukira mu masengesho. Niko nakoraga. Byari ibintu bikomeye, cyari igihe gikomeye, ariko ikintu cya mbere cyabaga muri iki cyitwaga gukiranukira Imana. Narizeraga nkakiranukira Imana, nkizera Imana, nakorera Imana, nkatangira amatorero, nkagenda cyane. Ntabwo abana bigeze bamagarika. Imana yampaye aho biga irabarera, ariko sinigeze nshobora mu murimo w'Imana. Muri ibyo bibazo byose byagombaga kunsubiza, ariko nahagaze mu kwizera. Bagaramivuga ngafashwa no gusenga. Amasengesho nicyo cyari ikintu cyane, kuko narasengaga abadayimoni bagacika intege, imbaraga z'Imana zikazamuka, umwuka w'Imana akambaho, nkashyuhishurirwe ibintu ngomba gukorera Imana. Ntangira amatorero, nkora umurimo w'abanyamahanga, imbaraga z'Imana ziramanuka, bwiza ubutumwa, byara abana b'umwuka, ndabarira bagakura umurimo w'Imana, nkomezanya. Ariko ubukene bwari bwinshi. Urabona, ubu muravuga ibintu mwebwe kuko muvuga ibintu murimo muri iki gihe, ariko umuhamagaro wacu si uko wari umeze. Wari full time. Wari full time. Amafaranga kereka kwizera n'ubutaha. Imana rero iza kunkorera igitangaza, iranshumbusha.
inshumbusha umugore. Umugore rero mwebweho hano mumbabarire ninyuranya nawe. Umugore ntabwo twajyaga inama yo gukora umurimo w'Imana. Nakoraga icyo umwuka w'Imana nyoboye. Naramushatse, gushaka ari igihe kibi, ariko gushaka ari Imana, impano y'Imana. Ntabwo yigeze ajya kundega ngo yaraye ubusa, ntabwo yigeze ahamagara abantu, yambereye imfura cyane. Ariko ntibisanzwe ku bagore cyangwa biki. Abagore ba none hari umuhamagara Imana yamuhamagaye. Imana igufitiye icyizere cyo kugutuma ukakwizera. Kandi umugore yaje afite uruhare runini cyane rwo kugutegeka. Ariko njye siko twakoranaga. Naragendaga ngakora umurimo w'Imana, nkagenda iyo ngiye abantu bagatizwa imizi ukagenda ntazagaruka. Byarashobokaga, shoboraga kuburara rimwe cyangwa na kabiri. Kandi twebwe abavugabutumwa aho ugiye uri mu mwanya uradukamo, ariko ntibaguha ibyo utaha. Ariko kuva Imana yaraguhamagaye ugomba gukora icyo Imana ikubwiye. Ariko umugore nakubwira ati noneho jyewe nugenda utya ndagenda, ubwo se wahitamo kugandukira umugore kurusha kugandukira Imana? Ntabwo ugomesha abakozi b'Imana, kuko itorero rya none mwebwe icya mbere ni Imana, icya kabiri ni umugore niyo famire, icya gatatu ni ubuhereza. Ariko muri iki kuntu nabibonye, muri iki kintumwa n'abahanuzi, nasanze icya mbere ni ubutumwa, kuko ubutumwa butandukana n'Imana. Itorero n'umutwe waryo ni Kristo. Rero kuvuga ngo wowe ugiye mu bana wibagiwe ibyanditswe byera. Ibyanditswe byera kera uko twari tumeze, ibyo twasomaga cyane, byaravugaga ngo umuntu umurikira akangorera agashaka kuvuga ngo umugore we, umwana we, ahubwo nawe ubwe ubuzima bwe natabutakaza ntabwo ashobora kuba umwigishwa. Ariko impinduka z'itorero uyu munsi wa none ntabwo muhagaze nk'uko twari duhagaze. Ntabwo mushobora no gushyikira amavuta yacu, ntabwo mushobora no kwera imbuto. Muzakora ibintu byoroheje, ntabwo muzitarana mu rupfu. Muzakora ibintu bibahesheje amahoro n'amafaranga, n'abagore banyu mumererwe neza n'abana banyu. Ariko mu by'ukuri uko itorero ryari rimeze, ryari ryubatse ku buryo bwo gukiranuka no gukora cyane umurimo w'Imana no kwitanga burundu ugakora umurimo w'Imana. Ariko ndashima Imana, abana barakuze. Imana ishobora gukora ibintu by'ibitangaza. Nanjye narariye sinapfa, hari uko twabaye. Umugore wanjye ameze neza, cyangwa ngo azanyemerere ejo tuzazane hano rwose. Ariko nenda kukubwira ngo iki gihe nimudasesa ngo mutangire gushya, ntabwo muzashimwa. Muzishimisha ariko Imana izahomba, Yesu azahomba. Hari ibintu bikenewe cyane byo gukorwa mu mpinduramatwara bw'itorero. Ndashima Imana n'ubuhanuzi rivaye bizaza muri iki gihugu. Ariko ushobora gusanga ishobora kuzamura urukiramende utazasimbuka, akazakora abandi. Kuko ibihe urimo ibyo kwinezeza, ibyo kwishimisha, ntabwo ari ugushimisha Imana. Kandi ubutumwa ureba ubu ngubu ni igihe cy'imperuka. Igihe cy'imperuka gikeneye kuzamura rya torero twahozemo, ikaba itorero ry'abasenzi,
abantu biringiye ibyo mu ijuru bahanga amaso Yesu, batiringiye ibya hano, ahubwo isi iri mu gukura abana b'Imana. Abantu bavanze, bafashe isi, bafata isi, bafata iby'isi, ubwenge bw'isi, imikorere y'isi, bayivanga n'itorero. Itorero rigifite agaciro gafitwe n'isi. Abantu barigana iby'isi, abantu bakeneye iby'isi, abantu barasa n'ab'isi. Abantu ese banza urebe, banza witegereze. Ubu ngubu abantu aho kuba beza mu buryo bw'umwuka no kwera imbuto, barashaka kuba beza nk'abantu b'isi. Ubu se navuga iki? Reka mbabwize ukuri, rero sinshaka kuko umwanya ni muto, n'uyu mwana arashaka kuvuga, ariko ndakubabwira ngo iherezo ryawe ririhe. Twarababaye ariko twarishimye, kandi mwibuke ko twubatse ku itorero ririya ry'intumwa n'abahanuzi. Abahanuzi bahehe bidagaduraga muri uku gushaka, bahoraga mu bibazo, bahanganaga n'ubuyobozi, bahoraga bahanura ubuhanuzi budashimisha abantu bakabibangira. Intumwa zarabwirije zisoreza mu rupfu kubera ko ntibanejeje isi. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hariya mu Baheburayo 11 nibuka, riravuga ngo n'isi ntibari bakwiriye kuyibamo.